ati ariko njyewe ntabwo meze nk'abantu bamwe na bamwe, ati rwose bashingira ubuzima bwabo ku bagabo, ati urakeka rata njyewe ndamutse nafite umugabo nabaho? Urabona ameze nk'umukobwa cyangwa se ameze nk'abakobwa bashingira ku bagabo? Ubwo ari gusebya Dizzy. Ati none se ubwo ninde ushatse kuvuga kandi ibyo bizanye ute? Hano rwose Jenny avuga ati rwose usubije bwa mbere niwe nsubije mu bantu bose bari ahangaha, dore sasa ngo Dizzy uri ahangaha umushiha urazamuka agashaka kuba yarwana. Barakwereka hano uwo ahora yita fiance we yahise amufata amubaza ati wagakobwa urakeka hano uwo uri kurwanya arinde? Icyo Dizzy atazi uyu nguyu uri kurwanirira Jenny mu niwe ari kwita fiance we, cyangwa se niwe ari kuvuga ngo ni fiance we, ndetse ngo yamuziye muri company. Barakwereka muri ako kanya assistant Fanga cyangwa se manager Fanga yaje ahangaha avuga ati Dizzy ni ibiki urimo hano? Assistant Fanga mu kwitegereza uri ahangaha avuga ati uyu nguyu ntago ari Mr. Jangara, gusa hano Mr. Janga cyangwa se uyu musore uri ahangaha Ethan Janga ahita amwitegereza kugira ngo uyu nguyu manager cyangwa se assistant Fanga atabivuga. Ndetse assistant Fanga yahise yitegereza Dizzy uri ahangaha arangije amubwira ati Dizzy ni kangahe ndi buze kukubwira yuko Mr. Janga atari buze hano kuri company? Ati none reba uracyarimo guteza ibibazo. Hano Mr. Janga ndetse muri mask avuga ati ariko se abakozi banyu nuko nguko bitwara ku bakiriya baje babagana? Ati kuki mutigisha abakozi banyu uburyo bitwara ku bakiriya? Ati se ibyo mwamubitekerezaho iki? Mwumva abakiriya twebwe ibyo tuzajya tubasha kubyihanganira? Umusore ariko ntago arimo gutongana nk'umukiriya, ahubwo aratongana nka boss nyiri company. Nuko hano umuntu utabizi n'uyu Dizzy, ariko n'uyu mukobwa ngo ni Jenny mu ntago abizi yuko umusore bari kubana. Umusore azi yuko yitomboreye, umusore azi ko ahemba amafaranga ngo babane, ntago azi yuko ari manager wa company cyangwa ari boss wa company runaka. Barakwereka hano assistant Fanga yabwiye Dizzy uri hano ati Dizzy ati saba imbabazi vuba aba bakiriya bacu wagerageje kubwira nabi. Dizzy avuga ati ariko se ninde ugira ngo asabe imbabazi? Ngewe bano bari ahangaha aribo nsaba imbabazi? Ati ubundi assistant Fanga kubera iki numva rwose warengereye cyane? Ati gute utinyuka kumbwira ngo nsabe imbabazi abantu? Ubundi icyo cyizere urimo kugikura hehe? Hano assistant Fanga amwitegereza amubwira ati yewe, ati wa mukobwa ugomba kwibuka yuko utaraba fiance wa Mr. Janga cyangwa fiance wa boss wacu. Ati rero ntugakomeze kwitwara nkaho uri umugore we, gira vuba usabe imbabazi abakiriya bari ahangaha. Bibuke ngo uyu Dizzy ndetse na Jenny mu ngo bapfa abasore ku ishuri cyangwa se bapfaga abasore ubwo bigaga muri kaminuza, ndetse baba bafite n'ibindi byinshi bapfa iby'abakobwa murabizi. Dizzy avuga ati rwose njyewe ntabwo nabasaba imbabazi, ibyo ntibishoboka. Umusore hano amubwira ati none se ahubwo we niki gituma wumva yuko utasaba imbabazi abakiriya bacu? Ati se utekereza yuko ibyo Mr. Janga abaye ari hano yabikunda wagakobwa we? Dore sasa ngo Dizzy arabitekerezaho yibutse yuko koko ataranabana fiance wa Mr. Janga byemewe, arangije abasaba imbabazi ariko arimo kwiyererutswa. Ati yemwe mumbabarire nyine niba nababwiye nabi, ati ntago ari byo nashatse. Assistant Fanga avuga ati si wumva, ati rwose mutugirire impuhwe, ntago abakozi bacu bundi ari gutya bitwara. Gusa Dizzy avugira mu matama avuga ati Jenny mu ati buretse uraza kumbona, ati ndetse n'ibyo utekereza yuko byose uje gushaka hano nta na kimwe kiri buze gucamo. Ngira ngo rero nahangaha twasoreje igice cya mbere. Iki ni igice cya kabiri cya filime yacu. Niba utarakanda subscribe hano ku nkuru yacu ugiye gucikwa. Mbibutsa yuko kugeza iyi season irangiye cyangwa se iyi filime irangiye mugiye kujya mubona utu episode 2 ku munsi. Barakwereka sasa ahangaha assistant Fanga yahise atangira kubibwira avuga ati ngiye rwose uri ahangaha banyita assistant Fanga. Umukobwa avuga ati nari nkuzi, ati nako najyaga nkumva, atari ko sinari nakakubonye. Ati rero ngewe nitwa Jenny mu, ati uyu nguyu uri ahangaha na assistant wanjye, ndumva rwose kuba wamumenya gutyo bihagije. Ariko uyu manager Fanga arabizi yuko uwo ari kwita assistant we nawe amubereye assistant, ndetse hano amuninura avuga ati muraho neza assistant we, ni nko kuninura boss we agira ngo amubwire yumve nawe kuba assistant uko bimera. Jenny mu amubwira ati ariko se kutamwikiriza ahubwo kumureba cyane.
icyo Jenny atazi ni uko uyu musore wiri kumubwira ati muraho neza assistant ari we umubereye assistant. Sasa ahangaha umusore nawe yagiye kuba assistant w'umukobwa uraha, ndetse Jenny yahise ajugunya intoki z'uyu musore urahangaha ngo ni manager Fanga ku mutima avuga atari ku bundi nk'iki ubu cyaretse kunyiniraho. Barakwereka muri ako kanya ibyacu n'ibyatinze. Manager Fanga yahise ababwira ati munkurikire noneho tuganire. Gusa muri ako kanya umusore uraha yahise akurura Jenny amubaza atari ko sura mukobwa uvuye hano mu kanya wavugaga nabi muraziranye? Jenny avuga ati rwose uriya njyewe nawe turaziranye, ati rwose amazina ye bamwita Desi Fanga wumve, ati ndetse rwose uriya mukobwa ati yari nka murumuna wanjye cyangwa se yigaga mu mashuri yo hasi tukiga muri kaminuza, ati rwose uriya mukobwa guhura nawe ni amahirwe mabipi, ati ni kuriya igihe cyose ahora yitwara ntabwo ajya aba umwana mwiza. Umusore amubaza ati none se ubundi kubera iki ameze kuriya nyine? Ati nyine ni abagabo, ati si ikindi cyatuma amera kuriya ni iki? Ati rwose urumva nta kindi twaba dupfa njye nawe rwose ni abagabo. Umusore arangije abitekerezaho avuga ati none guhera wiga muri kaminuza rwose bivuze ngo wahoranaga ibibazo by'abagabo wa mukobwa we, ubwo ni ukuvuga ko wakundaga abagabo. Umukobwa avuga ati ariko se nkawe, ati urumva ibyo ari byo nari nshatse gusobanura? Umusore avuga ati ati rwose ntabwo ari ibyo nashakaga kuvuga, ati ndetse mbabarire ntabwo nzongera kuvuga yuko ukunda abagabo. Barakwereka sasa bakurikiye manager Fanga ngo babanze baganire, ndetse manager Fanga uko asuhuza umukobwa ahangaha agatindana intoki ziwe. Barakwereka ahangaha ukuntu umusore amwitegereza avuga ati ariko se nk'ubwo nkawe warekuye ufashe ibiki? Muri aka kanya ubu ngubu uyu manager Fanga ni nkaho ari we boss. Barakwereka ndetse uyu musore we yagezemo hano mo imbere kubera ko azi ko ibyabo uyu n'ubundi manager Fanga byose ababizi, ahita akurayo agapfukamunwa. Umukobwa avuga ati rero ndakeka twahita tuganira rwose icyatuzanye ahangaha. Manager Fanga avuga ati ati rwose ntabwo ari ngombwa, eterega n'ubundi contract turi buze kuzisinya. Ati ntabwo ari ngombwa yuko rwose duhita tubyirukansa ngo tujye kuri ibyo ngibyo byo kuba twasinya contract. Ati ahubwo nyine urareba, ati rwose ntabwo natekerezaga yuko ati umukobwa rwose umeze nkawe cyangwa se umuntu nkawe yazana umupangu nk'uwo. Ati ndetse ntabwo natekerezaga yuko umushinga nk'uyu nguyu bawuha umukobwa umeze nkawe, ati umukobwa mwiza cyane. Umusore urahanga yatangiye kuba yamutaka, gusa arabizi yuko ari we muri iyi minsi uri kubana na boss we. Ati none se, ati gute koko uri mwiza gutyo ukaba ufite n'iyo mpano? Ati impano rwose yo kuba wahuza amakampani nk'aya manini, ati rwose impano yo gukora akazi kawe neza bikagira naho bakwizera. Umukobwa avuga ati rega byose nta nubwo ari njyewe wari wabigiyemo, ati byose ntago ari njye rwose wabikoze. Uyu nguyu agahita yitegereza boss we, arabizi yuko ari we wabikoze nuko agira ngo ateshe umukobwa umutwe. Gusa hano Jenny avuga ati usibye yuko atari na ngombwa yuko umusobanura ibintu byinshi, atereka rwose tube twakomeza musobanure ku byerekeye umushinga watuzanye hano kugira ngo tubisoze kare tunagende. Manager Fanga avuga ati oya si ngombwa yuko rwose ubinsomera ibiri muri izi resume, ati rwose byose namaje kubicishamo amaso. Ati ndetse biragaragara yuko ibirimo ahangaha nta kintu na kimwe gicanganye kubera yuko nabonye ko uburyo mwabyanditsemo, ati rwose umuntu wabyanditse ni umuhanga ndetse afite impano. Ari gutakagiza boss we, arabizi yuko boss we ari we wabikoze. Ndetse hano Jenny yagerageza kwitegereza umusore agahita areba hirya ku ruhande. Ati rwose wa mukobwa uri umuhanga, ati ndetse ibikorwa byawe birivugira pe, ati na company yacu yakifuje kugira umukobwa nkawe. Ati reba Missimo, ati umukobwa ufite impano nk'iyawe, ati rwose kuba yakora muri company nk'iriya, ati se ntabwo utekereza yuko rwose hari indi company ya danje ushobora kuba wakoramo? Umbaze niba uyu mukobwa bashaka kumuzana muri iyi company yabo. Ati rwose ufite impano iri ku rwego rwo hejuru, ati ntekereza yuko kuyigumisha muri iriya company waba umeze nk'uri gutakaza umwanya wawe. Ati urabyumva gute ugize indi company ujyamo? Umukobwa avuga ati rero njyewe ahantu ndi, ati rwose nta kibazo haneje, ati ntacyo hantwaye. Ndetse hano manager Fanga akomeza avuga ati rwose urabona umukobwa nkawe cyangwa se umugore nkawe nka Missimo, ati rwose bigaragara yuko iyo mpano yawe itagagombye kuguma ahantu nka hariya. Ati impano yawe ni igitangaza,
ati reka tubyoroshye gutya, numbaze ngo uyu musore ni iki ashaka kumubwira. Ati mukuri nshaka yuko tubyoroshya gutya. Ati reba nk'ubu rwose wowe wa mukobwa we, uramutse ubaye uje hano ati ukaba watubera umukozi. Umukobwa hano ari kwibaza ibyo uyu nguyu ashaka kuvuga ariko byamucanze. Ati misimo, ati urumva ibyo bintu bitaba ari agatangaza uramutse uje hano ukaba umukozi? Ati ariko se ubundi uracyari single cyangwa se ufite umugabo? Wumve bisa nkaho uyu musore urango ni manager Fanga yashakaga rwose kumva ibitekerezo by'uyu misimo, agira ngo yumve rwose niba ashobora kujyana akavuga yuko ari single kandi ari kumwe n'uyu musore ngo ni Mr Janga. Ndetse barakureka umukobwa yese ahakana avuga ati oya, ati njye rwose ndi mariye mfite umugabo. Bivuze yuko uyu mugabo we babana nubwo avuga yuko amwishyura ariko aramwemera. Ndetse umusore akimara kumva yuko uyu misimo ahakanye ari kumva bamushukisha iby'akazi, agahakana avuga yuko afite umugabo, ndetse Mr Janga hano nawe byaramushimishije. Hano umusore akomeza amutakagiza avuga ati mukuri, ati harahirwa uwo mugabo wawe wagushatse pe. Ariko umusore uri ahangaha yibaza ati ariko se iki ngiki ni ibingibi twavuganye ko numva kiri kurengera rwose, kiri kuvuga ibigambo byinshi cyane. Ndetse barakwereka ahangaha umusore yabonye ibiganiro birimo kumurambira, arangije avuga ati manager Fanga, ati rwose ndatekereza twarekera ahangaha, ati rwose ndakeka igihe kirimo kugenda, ahubwo twaganira ku by'umushinga watuzanye tukareba yuko rwose dusoza icyiza nuko twafokasinga kuri business. Urahanga avuga ati ati okay, ati n'ubundi erega nanjye naho ngaho naganishaga, ati reka noneho ubu ngubu tuganire sasa ku bya business cyangwa se ku byatuzanye ahangaha. Ati ni kubyerekeye imikoranire hagati ya company yacu n'iyanyu, siko bimezera? Ati cyane rwose niko bimeze. Manager Fanga arangije afata ibyandiko bamuzaniye ahangaha avuga ati rwose ndagira ngo mwitegereze murebe ahangaha. Ati rero ibyerekeranye imikoranire ya company yacu ndetse n'iyanyu, n'ubundi ahangaha Manager Fanga ari kuvuga ngo company yabo ni company y'uyu musore. Barakoreka ibyacu ntibyatinze byarangiye bavuyeyo. Ndetse misimo avuga ati sinarenze yuko rwose ibintu byo kugenda hariya tugasaba imikoranire biri buze koroha mu buryo bumeze kuriya. Ati natekerezaga yuko proposal yacu bazadusaba ibintu byinshi pe, atariko byoroshye. Umusore avuga ati ariko arega ibintu byose bikurikiza amabwiriza, ati ndetse bigenda uko byapanzwe, nta mpamvu yo kuzanamo ibindi bintu bishyashya. Ati ikindi kandi Wishing Group, ati ni company rwose igendera ku mabwiriza, nta kindi kintu kidasanzwe cyo ku ruhande bazanye. Ariko nanone umukobwa abaza ati ariko se none kubera iki wowe ubwo twari turi kwiriya company numvaga rwose urimo kuganira n'uriya musore nkaho hari ikintu kidasanzwe wagira ngo muraziranye? Umusore amubaza ati se ni igiki wumvaga kidasanzwe? Ati nyine wa musore we, ngewe uburyo bavuganaga na manager Fenge, ati numvaga bidasanzwe. Ikindi ati si wambwiye yuko wigeze gukora mwiriya company ra? Ati none bafashe ibi byangombwa cyangwa se aya madokima twe twajyanye, ati bahoze batubwira yuko uburyo nayanditsemo ngo budasanzwe, ngo ndi umuhanga, ngo mfite impano, none ubundi ni gute udafite akazi koko niba ufite iyo mpano idasanzwe? Umusore avuga ati ariko ngewe ibyo nakoze byose, ati nakoraga uko nshoboye, ngo projet baguhaye hariya mwira company kandi ishobora no kukwirukanisha, ati ndebe uburyo nayikora kandi ikarangira neza. Ese ibyo ngibyo kuba nakoze uko nshoboye kugira ngo turebe yuko manager wawe atagutesha umutwe hari ikibazo kibirimo? Ati ahubwo ntago ari ibyo twakabaye tuganiraho. Ati urabyumva gute uramutse rwose umembye nk'umuntu rwose ukora akazi ko mu rugo, nkagerageza no gukora akazi ko kuri office yawe nkakora nka assistant wawe? Umukobwa avuga ati se ibyo ngibyo kandi utangiye kuba wavuga wowe ni ibiki? Wumve umusore ngo akeneye ibihembo nk'umukozi ukora mu rugo neza, ndetse bagera no ku kazi kabo agakora neza. Umukobwa arakomeza aramwitegereza, ndetse umusore hano yari yamanuye umutwe, bivuze ngo nta kindi gihembo yari akeneye ahangaha ni ukuba umukobwa yamusoma. Ariko wibuke nubwo ibi byose biba, uyu musore ndetse n'uyu mukobwa ubundi mbere na mbere bahuye atari bo bagombaga guhura. Ndetse icya kabiri, uyu mukobwa azi yuko ari umukire kuri uyu musore, ndetse azi yuko uyu musore ubwo amafaranga ashobora kuba yamutunga ari ay'uyu mukobwa azajya amuhemba.
ndetse barakwereka muri ako kanya umukobwa akimara kumusoma, umusore nawe hano yari yagiye kumwishyura ngo nawe amusome, ndetse ubona yuko urukundo rwabo rugenda rutera imbere, nubwo bombi babana nk'abantu badakundana ndetse babana nk'aho uyu mukobwa yishyura uyu musore ngo babane. Barakwereka muri ako kanya hari undi musore waje bigaragara yuko aziranye nande, aziranye na Jenimo. Ati Jenimo, ati rwose ntabwo natekerezaga yuko nyuma yuko usoje kaminuza cyangwa se tuvuye ku ishuri, ati rwose uzaba ukinyibuka. Ati se uracyibuka amazina yanjye? Ati cyane rwose ndacyakwibuka. Ati none se uri ahangaha ukora iki? Ati ndetse uwo nguwo muri kumwe ninde cyangwa se ni uwahehe? Barakwereka umusore uri ahangaha ubanza nawe akunda Jenimo. Ati uyu musore muri kumwe ni uwahehe cyangwa se ninde? Ndetse ngo uyu uje hano bariganye. Jenimo avuga ati rwose uyu nguyu ureba ahangaha, ati ni assistant wanjye wo ku kazi. Umusore uri ahangaha yahise amusuhuza, ndetse umusore hano areba ku ruhande nk'aho atigeze amubona, avuga ati yewe, ati uraho? Ati njyewe rwose nigaga hejuru ya Jenimo, ati ndetse banyita Dani yeyi. Wumve, ati umusore uri ahangaha bamwita Dani, reka ariko tumwita kugira ngo bitworohere. Ndetse umusore uri aha yaramwirengagije, arabibonye yuko uri kumusuhuza, bigaragara yuko hari ukuntu kudasanzwe aziranye n'uyu mukobwa ngo ni Jenimo. Ndetse Jenimo yahise atangira kwisobanura avuga ati yewe, ati assistant wanjye ni uko nguko ameze, ati ni introverted cyangwa se ni wa muntu udakunda kuvuga menshi, ni umuntu utakunda kuvugana n'abantu. Ati rero nizere yuko utari buze kubitindaho ibyo ngibyo, ati uri buze kumwihanganira niko ateye. Ati rero niba nta kibazo nta bindi bintu byinshi ushaka kumbwira Dani we, ati reka twebwe twigendere. Jenimo abacanyeho n'umufiyanse we ndetse w'umugurano, ariko wababona uburyo babana ukabibona yuko ibintu byabo atari ukuba uyu mukobwa yishyura uyu musore gusa, harimo ikintu cy'urukundo ukuntu, cyane yuko uyu musore ari nawe ufite amafaranga menshi cyane nubwo atigeze abibwira uyu mukobwa. Barakwereka bageze imbere, umukobwa arangije aramwitegereza atari ko se buriya gute wanga gusuhuza abantu tuziranye? Umusore avuga atari ko se ukumva njye nari kwemera gusuhuza agasore mwiganye muri kaminuza n'uburyo kakurebagamo? Jenimo avuga atari kuriye twariganaga nako yigaga hejuru yanjye gusa, ati ndetse twiga muri faculty imwe, ati nta kindi kidasanzwe hagati yanjye nawe. Umusore avuga ati oya, ati ibintu nk'ibyo rwose njyewe nagomba nyine kubyumva. Ati sinarebaga uburyo mwarebanagamo se, ati narebaga uburyo uriya musore yakurebaga aragukunda, rero njye nta mpamvu yuko nari kumusuhuza. Umukobwa arangije amubaza ati none se wangiriye ishyari cyangwa se wafushye kubona hari umusore uje kunsuhuza bisa nkaho ankunda? Umukobwa hano amubwira ati Itani Jange we, ati ugomba kumenya yuko rero wa musore we, ati rwose kugira ishyari ari ikintu cyiza, ati kuba rwose umuntu nkaho yagira ishyari cyangwa se yafuha, ati ntabwo bigaragara neza. Ati ikindi kandi ntabwo wibuka ibiri mu busobanuro bw'akazi kanjye nawe cyangwa se akazi naguhaye? Ati rero rwose bigaragara yuko uri kwitwara nabi. Umusore hano arakomeza arirakaza, yanga kugira ikintu avugisha umukobwa. Ati ariko nanone nubwo warakaye, ati uracyari keza nk'uko bisanzwe. Ibuke uyu musore ngo aba bakobwa bose iyo bamurebye baba babona ari bogari, ndetse wibuke nazo umwe ukorana n'uyu mukobwa ngo ni Jenimo, ahora avuga ati ariko se uriya musore wazamunije nanjye akaba assistant wanjye. Barakwereka muri ako kanya sasa twigarukire mu kazi hano. Jenimo ndetse n'uyu nguyu inshuti ye zo barimo kuganira. Jenimo avuga ati mbega akazi kahangaha, ati kagiye kuzanyica pe, ati iyi minsi yose maze nkura, ati ntakabaye nduhuka n'ukuri. Ukurikire arimo kwinubira akazi ka hano ngo kagiye kuzamwica, kumbe umusore ahangaha yataye kampani ye ndetse aza kuba umupagasi w'undi muntu we. Urebe ukuntu ubundi urukundo nta kintu rudakoresha. Gusa uyu musore nawe yabitangiye ngo ari guhunga uriya mukobwa bita ngo ni Dizi cyangwa se Dizi Fanga, ariko byarangiye ageze ahangaha kwa Jenimo birangira bisa nkaho amukunda. Ngira ngo mwe niba mundusha kureba muri buze kumbwira ibiri hagati y'uyu musore ngo ni Itani Janga ndetse n'uyu mukobwa ngo ni Jenimo. Barakwereka umukobwa yakomeje avuga ati muri iyi minsi noneho ubanza nakinasinzira neza, ati rwose ndumva ijosi ryanjye ryavunaguritse pe. Umusore amubwira ati rwose hano nari nkuzaniye agakombe k'ikawa,
ati ndetse rwose niba ufite n'ikibazo cyo kumva inyama zawe zo mu irugu zitameze neza, ati nshobora kuba ndi kugukorera ka massage. Dore sasa hano ukuntu ya nshuti ya Jenny Mu ibyumva ibyo ngibyo, yarangiza igatangira guhemeka iminwa. Ujye mumenya yuko rimwe na rimwe abo mwita inshuti zanyu baba batishimiye iterambere ryanyu. Barakwereka umusore hano yaje kuba yakorera ka massage umukobwa uri ahangaha ngo ni Jenny Mu, ndetse umukobwa amubwira ati komeza, ati rwose aho ngaho niho ndimo kumva ndi kuribwa, ati komereza aho ngaho. Barakwereka muri ako kanya Izu yakomeje abibwira umukobwa uri ahangaha ati rero Jenny Mu, uwo ni Izu, ati rero Jenny Mu, ati rwose ngewe ndumva nangiye kujya nkugirira ishyari pe, ati reba ukuntu shiri wawe aba akwitayeho hano, ati ndetse akaba shiri wawe icyarimwe akanaba na assistant wawe. Mu kanya yakuzaniye igikombe cy'amazi ngo ntuyashaka, none reba n'ubu ngubu akuzaniye agakombe k'ikawa. Ati se ubwo ngubwo ibyo muba murimo ni ibiki? Ati rwose twe tuba twumva twakugiriye ishyari, ati nta muntu n'umwe uba ubyishimiye mu kazi. Ndetse undi uri ahangaha avuga ati yewe, ati yusa boyfriend wanjye nawe yabaga nk'uko nguko, ati se ugira ngo njye mfite boyfriend ko wagira ngo rwose ni igipupe mbana nacyo, ati ariko ubanza ngiye kuzamwanga hari ngashaka undi. Ndetse umusore uri ahangaha kubera ibintu amaze iminsi akorera uyu mukobwa ngo ni Jenny Mu, abakobwa bose bakorana batangiye kuvuga yuko ngo ba boyfriend babo ngo bameze nk'ibipupe baba babona nta kintu babamariye. Ati ariko we, ati none se ubu natwe tuzazane aba boyfriend bacu babe aba assistant hano? Ati none se wowe uwawe yarize? Abakobwa mu hano batangiye kuba bashwana kubera uyu boyfriend wa Jenny Mu. Ndetse Jenny Mu ibyo ngibyo yarabyumvishe avuga ati rwose, ati ntago ari ngombwa yuko mukomeza gushwana, ati none se wazadutije boyfriend wawe umunsi umwe wumve, ati rwose uzanize assistant Janga nibura icyumweru kimwe, ati rwose amafaranga yanjye nahembwaga yose, ati nibura nzayamuhereze. Uwo undi mushuti wa Jenny Mu bakorana ahangaha mu kazi. Ndetse umusore uri ahangaha avuga ati rero ibyo bintu muri kumusaba ngo azabanize ntago bishoboka, ati kubera yuko nasinye kuzamubera assistant w'ubuzima bwose, ati rero ibyo bintu rwose ngewe muri kunsaba, ati ntago byashoboka pe, ati umuntu wenyine nemerewe kubera assistant ni uyu nguyu Jenny Mu uri ahangaha. Abandi bakobwa bavuga ati mana, ati mbega ukuntu ari byiza, ati ibaze ni ukuri assistant w'ubuzima bwose, ati bisa nkaho yarahiriye kuzamupfira. Ati ariko urumva uburyo uriya musore yumvisha sheri wiwe yuko amukunda, ibuke yuko Jenny Mu we abazi ngo umusore uri ahangaha urukundo barimo n'urw'imikino. Ariko mu bigaragara ni uko uyu musore Mr Janga ari seriye. Ndetse undi mukobwa uri ahangaha avuga ati ariko se gute ibyo ngibyo byaba bishoboka? Ati mu bigaragara rwose ni uko Jenny Mu kuva na kera hose yari afite crush we atabizi bikaza kurangira bahuye. Ndetse Jenny Mu avuga ati wuya, ati rwose ibyo bintu ntabwo ari ngombwa yuko mukomeza mubivuga. Barakwereka Jenny Mu sasa yatangiye kwirukana umusore uri ahangaha, amubwira ati rwose ndumva nkeneye snacks, ati ndumva aricyo kintu nshaka muri aka kanya, ati genda ku muhanda ujye kuzingurira. Jenny Mu nawe ahangaha sasa ahita biryaho abereka yuko buri kimwe cyose akeneye umugabo we cyangwa se assistant we uri ahangaha ashobora kukimukorera. Zu uri ahangaha aseka avuga ati bisa nkaho Jenny Mu yitomboreye rwose cyangwa se yatoraguye atunamye. Barakwereka ariko umukobwa nawe hano yasigaye abitekereza uyibaza ese uyu musore turimo gukundana ubundi ibi ngibi turimo ni ibiki? Kuko umusore uri ahangaha rwose ngo ni Mr Janga arajijishije cyane. Gusa barakwereka muri ako kanya umukobwa hano hari telefone yahise imuhamagara, ndetse umukobwa bisa nkaho nta muntu yari yiteze. Ati ariko se Jenny Mu, ati rwose ibyawe nanjye bizaherera hehe? Ati koko kugezana n'aka kanya, ati ndagira ngo uze hano vuba vuba. Numbaze ngo ninde umuhamagaye amwirukansa gutyo. Barakwereka muri ako kanya kumbe uwamuhamagaye ni wa mu manager we umuhoza ku gitutu. Umukobwa yaje avuga ati manager, ati niki kitagenze neza? Kumbe barakwereka Daisy nkuko yabivuze koko yuko atazatuma ibyo uyu mukobwa yari yaje kureba hariya kuri company ya Mr Janga bicamo. Barakwereka koko byarangiye Daisy aje hano kuri company yabo. Ati reba uyu nguyu uraha, uwo ni manager w'uyu mukobwa ngo ni manager w'u. Barakwereka sasa aho ngaho Miss Mu nawe yaricaye cyangwa se Jenny Mu nawe yaricaye. Avuga ati none se ni ikihe kibazo kandi gihari kubera iki mumamagaye gutyo mukamamagara mwonyirukansa?
barakwereka Dizzy Fanga yahise akubita ibyandiko hasi hano avuga ati wagakobwa we gute njyewe se umbaza ngo ni iki kijya mbere, ati rwose ntabwo ari njyewe wagakwiriye kuba ubaza. Nabuke uyu mukobwa ngo ni Dizzy Fanga ngo icyo apfa n'uyu Jenimo ngo nuko bapfaga rwose umuhungu kera bakiga, ubwo rero ngo yamubikiye inzika ntumbaze ngo noneho bizagenda bite naramuka amenye yuko umusore wamwanze wanze yuko aba fiance we akaba ari nawe boss w'iriya company uyu mukobwa yirwa yikaragamo ari we usigaye ubana n'uyu mukobwa ngo ni Jenimo. Barakwereka sasa ahangaha Jenimo yatangiye kwisobanura ntumbaze ngo ni ikihe kibazo cyabaye. Jenimo avuga ati ariko njyewe ati rwose naganiriye ku byerekeranye imikorane hagati ya company yacu. Ndetse Dizzy avuga ati ariko se Jenimo utekereza yuko kuba waravuganye na manager Fanga utekereza yuko rwose wa mukobwa byose byakemutse, ati sinashidikanya yuko ushobora kuba rwose wararyamanye n'uriya manager Fanga kugira ngo ubone collaboration. Ese ibyo ngibyo siko bimeze? Urebe hano ibisasu uyu mukobwa atangiye kugereka kuri uyu nguyu ngo ni Jenimo. Avuga ati rwose ibyo ntago mbishidikanyaho. Ati ikindi wowe manager ubu ugomba kumenya ati ngiye rwose ndi fiance wa perezida w'iriya company ya Weshingi. Ati ndetse nimba mvuze ngo ikintu kirakunda nimba mvuze yuko iki kidakunda ntabwo gikunda. Ibuka koko uyu mukobwa yari yabivuze na mbere ngo azabera umutwaro uyu Jenimo. Barakwereka muri ako kanya umukobwa uri ahangaha yakomeje avuga ati rero njyewe na naka kanya ntabwo numva icyo ushatse kuvuga Dizzy. Ati rwose ntabwo numva icyakuzanye ahangaha cyangwa se ikikugenza. Ndetse uri ahangaha avuga ati ngiye rwose ntakinerega n'ubundi kingenza kidasanzwe numbaze ngo Dizzy yinjiye ahangaha gute ndetse biri buze kugenda gute ese aramutse akubitanye na sheriwe. Icyo atazi nuko sheriwe aba muri iyi company nka assistant w'uyu mukobwa. Ndetse Dizzy akomeza hano abwira uyu mukobwa atarega na mbere hose nari nakubwiye yuko ibi ngibi wowe utabikwiriye. Atari ku wundi manager wo ati gute uyu mukobwa yaje kubona aka kazi hano bikarangira ari nawe mushinze projet nka ziriya zikomeye. Ati uyu mukobwa rwose ndakeka ubwo bumenyi atanabufite. Atari ko na n'ubu ntabwo numva icyo ushaka kuvuga Dizzy. Dizzy avuga ati rwose icyo nshaka kuvuga kirumvikana ndetse kiranoroshye kucyumva. Ati ndetse wikiraza inyanza wa mukobwa we nta bushobozi ufite bwo kuba baguha projet nk'izo ngizo zikomeye kugeza aho utangira kujya uva hano kuri iyi company ukaza kuri company y'umugabo wanjye ngo uje kuba wahuza company zombi. Ndetse Dizzy hano akomeza avuga ati none se ushatse kuvuga yuko ibyo navuganye n'uriya manager Fanga wo kuri company yanyu byose wa mukobwa we ugiye kubigira imfabusa nta kintu biri buze kuba bimaze? Ati se uratekereza ari nde wakoze proposal yo gusaba imikoranire hagati y'iyi company ndetse n'iyanyu? Ati se ubundi utekereza yuko iyo proposal ari nde wayizanye? Ndetse avuga ati ariko ibyo nabyo nitayeho. Jenimo avuga ati cyane rwose. Ati mu bigaragara nuko utanabyitayeho. Ati ariko icyo ugomba kumenya ati nanjye ubwanjye hano mfite assistant wanjye ati ndetse niwe waneguriye buri kimwe ndetse niba ugira icyo ubishidikanyaho ati namuhamagara rwose akaza akabidefanda ndetse ibyo biri buze gukuraho urujijo rwo kuvuga ngo nanaryamanye n'uriya manager Fanga kugira ngo mbone ibyo nashakaga hano. Wumve uyu mukobwa wumve ibyo Dizzy atangiye sasa kuba yashinza Jenimo. We avuga atariga kuva na kera n'ubundi wowe ati ubuzima bwawe ubushingira ku bagabo ati rwose witwaje agasura kawe gasa nkaho ari keza nabwo kadashishikaje ati rwose ubutekereza yuko icyo wakenera cyose ariko hakaba harimo abagabo ati wakoresha trick zawe zimwe zisanzwe. Jenimo avuga ati ariko Dizzy na n'ubu rwose ntabwo numva icyo ushatse kuvuga. Ati se ibyo nibyo byagukwe hirya iriya bikuzana hano kuri iyi company? Ati rwose ntabwo nshaka ngo dusubiremo ibintu byabaye twiga muri kaminuza. Ati ikindi kandi ati rwose assistant wanjye yakabaye ajano byose akabisobanura nuko rwose yaragiye hariya hasi kuba yagira utwo agurayo mu kanya ari buze kuba aje. Umukobwa hano yaragiye guhamagara assistant we. Wibuke assistant we na wundi ni Mr. Janga. Barakurika muri ako kanya sasa uyu nguyu yahise avuga ati manager wo ati rwose njyewe ndakeka nagenda ati icyo nashakaga gusa ni uguhura n'aka gakobwa. Ati ariko nanone aka gakobwa mumenye yuko akazi mwagahereje katagakwiriye.
uyu mukobwa sasa ngo ni Dizzy yatangiye kuza kwinjirira Jenimu muri kampani akoramo, avuga ati rwose uyu mukobwa ntabwo akwiriye akazi, ndetse barakwereka umusore hano ngo yagiye kugurira umukobwa udusnacks two kuba arya hano mu kazi. Barakwereka sasa uyu nguyu ngo ni Dizzy bari bamuherekeje, reka aze sasa akubitane n'uyu musore uwo yita ngo ni Sheri. Barakwereka muri ako kanya uyu Jenimu nawe yagiye afite telefone akomeza guhamagara ngo arebe yuko yavugisha umusore, amubaze ahari basi nibura aze amudefande uyu mukobwa areke kuba yamushinza ibinyoma, amushinja kuryamana na manager Fanga kugira ngo abone collaboration. Ndetse barakwereka muri ako kanya umusore yahise afata telefone, Jenimu arangije amubwira ati gira va rwose utebuke, ati hano ntago bimeze neza, ati nyaruka uze hano. Umusore nibyo gusa bamubwiye, ariko Jenimu ntago amubwiye yuko Dizzy yaje hano muri iyi kampani. Ngira ngo wibuke neza yuko uyu musore yaje hano akora ibi byose ari ukugira ngo ahunge uyu mukobwa ngo ni Dizzy, nubwo haziyemo kuba wenda yaba nkaho akunze uyu mukobwa ngo ni Jenimu, ariko rwose bisa nkaho ibi byose byatangijwe nuko yashakaga guhunga uyu mukobwa ngo ni Dizzy. Ukurikire akantu ku kandi, dore sasa ngo umusore arazamuka muri esanseri, Dizzy nawe ari hejuru ategereje esanseri yuko ifunguka ngo yinjiremo amanuke. Kumbe esanseri iri ahangaha ubanza ari nayo umusore arimo, reka ze sasa bombi bagunganire hano hantu. Barakwereka bose bari bahagaze ahangaha kuri esanseri bategereje niba mu kimwe badaherekeje uyu mukobwa ngo ni Dizzy, bagiye kureba assistant w'uyu Jenimu kugira ngo rwose agere ibyo nawe abasobanurire. Numbaze ngo sasa uyu Dizzy ese ni ikihe cyifuzo yifuza kuri kampani yaba ngaba bombi. Barakwereka sasa muri ako kanya esanseri yari igiye gufunguka ahangaha. Esanseri uko yagafungutse, numbaze ngo umusore ahangaha yabimenye ate ko Dizzy araha, yaje yambaye agapfukamunwa. Sasa Dizzy ahangana ubwa kabiri abonye uyu musore, ariko nanone amubonye yambaye agapfukamunwa. Numbaze ngo uyu musore yabibwiwe n'iki yuko Dizzy arahangaha. Kumbe uko Jenimu yagasoje kumuhamagara, barakwereka harundi wahise amuhamagara amubwira ati Mr. Janga, ati bisa nkaho bitameze neza, ati rwose Dizzy Fanga ati yaje muri kampani yanyu, ati ndetse yaje guteza ibibazo Misimu cyangwa se Jenimu, ati rero rwose sinzi ukuntu biri buze kugenda, ati ariko rwose uwo mukobwa icyamuzanye aho ngaho icyo ari cyo cyose ni imirwano. Ndetse umusore abwira manager Fanga ati none se kubera iki utigeze umuhagarika? Manager Fanga avuga ati rwose namuhagaritse, ndetse mubwiza n'ukuri yuko rwose nigeze ndeshywa n'uwo mukobwa ngo ni Misimu, ariko yanze kubyumva. Umusore amubwira ati muhamagare vuba umubwire agaruke kuri ofisi, ati ndetse umubwire yuko ari ngewe umushaka yuko ahita agaruka aho ngaho. Wibuke twe tubonye uyu mukobwa ngo ni Dizzy ataha, nubwo twe tuzi ngo ni iyihe mpamvu ihise imucyura ko yaraje ahangaha agira ngo ateze ibibazo Jenimu. Kumbe umusore ibyo uko yahise abimenya, nawe agapfukamunwa akagendana hafi, yahise ataho agapfukamunwa. Niyo mpamvu tubonye umusore ahingutse ahangaha yambaye agapfukamunwa. Barakwereka muri ako kanya arahageze, umukobwa atangira kuvuga ati noneho assistant Janga nguyu araje, ati noneho niba ukeneye yuko abikwibwirira dore nguyu hano, ati ndetse ibyerekeye collaboration byose ni wowe wabigiyemo, niho wanditse ziriya mapro za proposal kugira ngo tubone imikoranire hagati ya kampani yacu niyanyu. Niba rero unabifiteho ikibazo niwe ugomba kuvugisha, ntabwo ari ngewe ugomba kuza uzanaho ibibazo. Ati assistant Janga atariko iburetse gato, ese uyu mukobwa aramwitegereza amenye yuko ari Mr. Janga. Ndetse hano Dizzy yatangiye kuvuga ati uburetse gato, ati ubundi kubera iki izina ryawe rya kabiri niba iryo zina ryawe ngo ni Janga, numva rwose hari ahantu ndizi. Wibuke n'uwo ahora yita fiance we yitwa Itani Janga. Ati ubundi ko mbona ayo maso yawe ameze nk'aye neza neza, aba ntabwo baramenya uwo ari kuvuga. Ndetse barakwereka Dizzy hano atangiye kuvuga ati ndagira ngo ukuremo agapfukamunwa ndebe ubundi uri muntu ki. Umusore hano yatangiye kwisekera asekera mu gapfukamunwa. Wibuke aka gakobwa kaba kagerageza kumwihomaho, ariko uyu musore ntabwo aba agashaka be na gato. Ese Mr. Janga avuga ati none se iby'agapfukamunwa bihuriye he na business? Ati cyangwa uzigaruye bya bibazo byanyu?
ati okay, yumvishe batangiye kumugarura bagaragaza yuko akunda abagabo, atangiye kubwira umusore ngo akureho agapfukamunwa. Ndetse ahangaha umukobwa yatangiye kuvuga ati reka nizere yuko uyu nguyu uri ahangaha ari we wakoze ibyo byose. Ariko nanone ndashaka kureba ubutaha ubundi ni igiki uba uhishe wowe muri urwo rusura rwawe. Kuramo ako gapfukamunwa mbere yuko tugira ibindi tuganira. Ndetse Dizzy amufata ikiganza anamukanda amubabaza cyane. Nako Jenny hano Dizzy avuga ati ariko ubundi wowe urakeka ari nde urimo guhagarika. Umukobwa avuga ati ariko uyu nguyu ni assistant wanjye. Wagakobwa wibuke yuko nta burenganzira na bumwe ufite kuri assistant wanjye. Ndetse niba adashaka yuko unabona isura ye si ngombwa yuko rwose munahuza amaso. Barakoreka muri ako kanya Dizzy uyu nguyu bahise bamuhamagara. Yaratangiye kubona uyu musore ameze nk'uwo ahora yita fiance we. Ndetse muri ako kanya uwamuhamagaye nta wundi ni manager Fanga umwe ukora kuri company y'uyu musore. Manager Fanga ni biki uri kumbwira ko wowe narimo kukumva neza? Rwose President Janga yarari ahangaha. Ndetse yaravuze yuko agushaka ngo vuba uhite ugaruka hano kuri company. Kumbe rwose naringije ikibazo. Ndetse naringize ngo nirinde iterabwoba kandi ushaka kunzanaho. Naho rwose niba ari sheri wanjye Mr Janga unshaka aho ngaho. Rwose ngiye guhita nzana nubwo ndibuze gutinda. Ariko ikindi nawe kandi kuva sheri wanjye yaje. Rwose ntugire ngo ndibuze kukurinda hanyuma y'ibyo wakoranye n'aka gakobwa byose ngo ni Miss Mu cyangwa se Jenny Mu. Rwose ntugire ngo ubu ngubu ndibuze kukurinda unyikundisha kumvugisha mu kajwi gatuje. Ndetse manager Fanga avuga ati ibyo ntabwo mbyitayeho, ikizima nuko boss wacu avuze ngo uze hano aragushaka. Okay. Rwose niba Mr Janga ari aho ngaho kandi akaba nshaka. Ndetse mubwire yuko vuba handi buze kuba ngarutse. Nankumbure. Dizzy uri ahangaha akomeza gukina yereka abantu bari ahangaha yuko boss wa company bifuza gukorana nayo yamusariye amukunda. Icyo atazi ni umutwe bari kumukina. Ndetse ibyo byose n'uyu musore uri aha wabibwiye manager Fanga ngo ahite ahamagara aka gakobwa gasubireyo kareke kuba kamutesha umutwe. Ndetse uri ahangaha avuga ati kuri iyi nshuro mubaye abanyamahirwe. Ariko ubutaha nimutekereze yuko umugozi wanjye muzawikuramo mwembi. Mwese mutabawe nuko sheri wanjye amamagaye kandi ari we magaciro wenyine. Umbwire ngo nawe uri uyu musore Mr Janga. Ese wowe wakifuza kubana n'umukobwa nk'uyu nguyu? Ndetse barakwereka Jenny Mu yasigaye ahangaha avuga ati ariko ubundi rwose nakifuje kureba uwo mufiance ukundana n'agakobwa kihabara nka kari. Icyo atazi uwo Dizzy ahora yita fiance we n'uyu mu assistant we babana, umugabo yishyuriye 5 cye ngo bajye babana mu nzu imwe ndetse amukorere buri kimwe. Ndetse Jenny Mu akomeza abaza assistant we ariko wowe urumva ari nk'iyihe mpamvu yatuma rwose president wa Wishing Group akunda kariya gakobwa? Urabona ari nk'iyihe mpamvu yatuma agakunda? Icyo atazi president wa Wishing Group arimo kubazana uyu nguyu bahagararanye ngo na assistant we. Umusore sinzi ngo aramuha sasa hano icyo gisubizo. Rero president wa Wishing Group bigaragara nkaho rwose atanakunda kariya gakobwa, niwe urimo kwivuga. Nta kuntu yaba akunda kariya gakobwa pe. Weho urabona ibyo bintu bishoboka cyangwa uriya mukobwa aba ari kwikina? Rero reka nizere yuko rwose ibingibi byose uriya mukobwa ari kubikora ku bw'akazi. Naho rwose sinakifuje kubona uwo mu president, sinakifuje guhura nawe aramutse ari kumwe na kariya gakobwa. Ubundi nka president wa Wishing Group sintekereza yuko kariya gakobwa katana muruzi. Nkurikije uburyo gateye, naho ubundi rwose niba agakunda nawe akaba ameze nka kariya gakobwa akaba ari umwibone nkako. Nta nubwo nakifuje kujya kuganira nawe. Ikiruta naganira na manager Fanga aho kugira ngo nganire n'uwo mu president ufite umufiance nk'uriya w'ikigoryi. Umusore yumva yuko bamucyuriye ariko n'ubundi ntago akunda uriya mukobwa, gusa yumvise yuko bamututse ngo umusore ufite umufiance w'ikigoryi. Arabizi yuko nta wundi musore ari we uriya mukobwa aba yiyitirira. Ariko numbaze ngo nukubera iki ubundi atamwirukana ngo ave mu buzima bwe, ahubwo akaba yaramuhunze ahungira kuri uyu mukobwa ngo ni Jenny Mu. Iki ngiki ni igice cya kabiri ndetse muri buze kugenda musobanukirwa ikindi kandi nibwo kigitangira.
barakwereka ahangaha umusore nawe yakomeje kugenda avuga ndetse anadefanda uwo president wa Wishing Group, avuga ati ariko uwo president wasanga narengana. Umukobwa amubaza ati ariko ubundi wowe uramuzi? Ati yewe, ati oya ntago muzi, ati ariko nekereje n'ukuntu bamuvugaga najyaga numva manager Fanga amuvuga, ati ariko rwose sinekereza yuko president wa Wishing Group yakunda agakobwa nka kariya, ati waze yuko kariya agakobwa nanjye nagakunda mbaye ndi uwo mu president kandi koko niwe. Ikindi ntiyahita abwira uyu mukobwa ko yaje ngo babane ari guhunga kari agakobwa, cyane yuko uyu mukobwa nta kintu bisa nkaho nta kintu na kimwe azi kuri uyu musore. Ariko numbaze ngo ubwo azabivumbura bizagenda bite ko bizaba ari umuriro. Umusore yahise amuga ati ibyo tubiveho, ati na za snacks zawe zose wari wanumye ngizi ndazikuzaniye, ati rero dore mfite akazi kenshi ko kuba nakora nawe uza akazi uba wamaye, ati reka njye mu kazi kawe rwose ngiye gukora uko nshoboye. Ariko umukobwa nanone asigara ahangaha ibitekerezo byamubanye byinshi. Barakwereka muri ako kanya sasa umukobwa hano numbaze ngo ni iyihe telefone yahise imuhamagara, abanza kwigira neza yigira nkaho nta kibazo na kimwe kigeze kiba, avuga ati yego rwose ndakumva cyane. Numbaze ngo ninde bari kuvugana? Ati cyane rwose mama, kumbe ni mama w'uyu mukobwa wamuhamagaye. Avuga ati niko agakobwa. Ati kandi nzakubwira kugeza ryari mama w'uyu mukobwa. Sasa yatangiye kuvugira kuri telefone n'urusaku rwinshi, umukobwa telefone irangije mumena amatwi ayishyira ku ruhande. Ati ubundi uriyimumye ku buryo wananiwe guhitamo umusore muzabana cyangwa warasaze barakuroze nzabimenya. Ati ibintu ngewe nawe twatangiriye kuvuga ugifite imyaka 24, none dore ugejeje imyaka 27, ubu ngubu ntabwo ugiye kuzahera ku shyiga bakajya bahora bansika hano ku cyaro. Ati mu basore bose birwa bagenda mu muhanda koko wabuze umusore n'umwe uhitamo? Ati rwose ngewe ndakurambiwe, ati ndibuze kukubyaruka noneho aho bigeze. Umukobwa avuga ati mama, ati wavuze gakiya koko ndakwinginze, ati ntabwo harya nigeze nkubwira yuko nashyingiwe. Ati ati ngwiki kandi se ibyo byo byabaye ryari? Mama w'uyu mukobwa afite urusaku kuri telefone wagira ngo yayitiriye cyangwa se n'ubwa mbere ayivugiyeho. Ati none se kandi kuva ryari warashyingiwe, kubera iki utigeze umbwira yuko wabonye umugabo muzabana? Ati ubundi gute ibyo bintu wahise ubyirukanyira kandi niwe wari uri kumubaza ati mu basore bose wabuze n'umwe uhitamo? Ati mama ntugire ikibazo riga, ati umugabo wanjye ni umwana mwiza, ati kandi ndabizi yuko uzamukunda, ati ndetse vuba ahangaha nibuze kumuzana mube mwahura ndetse munaganire. Ati rwose njyewe ibyo ngibyo ntabyo nitayeho, ati wasanga urimo no kumbeshya. Ati none niba warashyingiwe kubera iki utigeze umunzanira, ubizi ko nari nkumereye nabi guhera na kera? Ati ndabizi nubwo ni bya binyuma byawe, ati ugomba kuba wanzanira umugabo, ati naho ubundi bitari ibyo ngibyo ndajya kwiyahura, ntabwo ntazakira iki gisebo cyo ku cyaro cyo kwirirwa bavuga yuko umukobwa wanjye yaheze ku ishyiga. Kumbe ibibera inaha n'iriya iwabo bibaye. Umukobwa wibuke ko ari nayo mpamvu yatumye ajya gushaka umusore babana, we ni mama we wari umumereye nabi. Icyo gihe uyu musore nawe yari ari guhunga uriya Dizi yari amurembeje amuri bubi. Gusa bose barahuye ahangaha ngira ngo barashimana. Umukobwa wibuke yuko banayobye buri wese akajya ko atagombaga kujyaho, buri wese agasanga uwo ahuye nawe ntacyo atwaye. Ndetse barakwereka ahangaha sasa umusore nawe yagarutse kuri kampani ye n'umujinya mwinshi, avuga ati ariko ubundi ibi bibazo byose kubera iki Dizi arimo kubitiza? Ndetse umusore amubwira ati ariko ntabwo ibi ngibi ari njye wagakwiye kubibaza pe, ati ndetse nakoresheje uko nshoboye kose. Ati kweri uriya mukobwa ugomba kuba wamuhagarika, ati ubutaha ntabwo agomba kuba yashyika kuri iya kampani, ati ikindi kandi muze guhitamo mukata umushahara w'uko kwezi. Kumbe umusore yahise afata imodoka yirukanka uko bakamuhamagaye ngo shiriwe yahashyitse. Umusore sasa yahamutanze. Ndetse Dizi hano yaje ari kwisetsa, umubonye wagira ngo nta kana keza kagira umutima muzima. Ati sheri, ati burya se wahageze? Umusore avuga ati iyo naza kugaruka se uba wateje ibibazo bingana iki wagakobwa we? Ati iyo naza kugaruka simba nsanze groupe yose cyangwa se kampani yose ya Wishing wayishyize hasi. Kumbe agakobwa icyo katazi umusore nawe kari kamumereye nabi mu kanya kamuzonze, none karimo kumuze imbere kamusekera kamubaza ati sheri, ati rwose nari ngukumbuye. Ati none se assistant Fanga niwe wakubwiye yuko nateje ibibazo? Icyo atazi umusore bari kumwe mu kanya yamuzonze nuko yari yambaye agapfukamunwa.
ati rwose gute wizera ibyo assistant Fanga akubwira, wajya ureka ukibonera ukuri. Atari ugomba kwizera fiance wawe, ntago ari assistant Fanga. Umusore amwikura ati ndekura, ninde se fiance wawe? Umukobwa amubwira ati ariko sheri, ati nukuri ibingibi twagakwiye kubikemura ku giti cyacu. Umusore hano amubwira ati rero wa mukobwa we, ati rwose ugomba kumenya yuko njyewe nari fiance wawe, ninde wakubwiye yuko undi ndi fiance wawe? Umukobwa avuga ati ariko nta muntu n'umwe utabizi, ati ndetse na anti Fanga cyangwa se anti wawe arabivuga, ati ndetse rwose anyita yuko ndi umukazana we. Umusore avuga ati se niba mama wanjye akwita umukazana, wagize ngo ibyo ngibyo bikugira sheri wanjye? Njye nawe basi twigeze dushyingiranwa kugira ngo ndinde n'abasheri wawe. Ati gwa gakobwa rwose ntukitiranye ibintu. Ndetse umusore hano afite umujinya mwinshi, aka gakobwa kamaze iminsi karamuzonze, nubwo katari kazi yuko ari we karimo kuzonga, kamumereye nabi we na Jenny. Ati ndetse ikindi wa mukobwa we, ati namaze gufata umwanzuro, ndetse ntago nyine yuko wongera kunesha umutwe. Ati rwose guhera uyu munsi ugomba kujya ukurikiza amategeko ya manager Fanga. Ati ndetse bitari ibyo ngibyo, ati rwose hano ibintu bizakubera bibi. Ati ikindi kandi ntiwongere gutuma mbona ubugoryi bwawe n'amakosa yawe wirwa wikoza hano muri iyi company. Ati ndetse sinyeneye n'umuntu n'umwe ujya gusikaminga unyiyitirira, ndetse ntago nyeneye yuko ukomeza kugenda wangiza izina ryanjye. Ikindi kandi sohoka hano, narindi jambo ryawe nyeneye kumva. Barakwereka agakobwa kararakaye kari kaje hano kazi ngo umusore bamaze iminsi batabonana batavugana, ngo bari buze kuvugana neza ndetse ngo barakumburanye. Umusore kageze hano ahita agakatira avuga ati Dizi, nta jambo ryawe na rimwe nyeneye kumva. Ati ndetse sinyeneye yuko uzajya wirirwa usebya izina ryanjye. Ngira ngo kandi nawe uri uyu musore ntago wahitamo Dizi hejuru ya Jenny. Barakwereka muri ako kanya, numbaze ngo ninde wahamagaye uyu musore. Manager Fanga avuga ati yewe umuntu ugerageza guhamagara Mr. Jianga ari mu bibazo nk'ibi, ati mu by'ukuri bisa nkaho ibyo ashaka atari buze kubibona pe. Ati ahamagaye mu gihe kibi, bigaragara nkaho iyo uyu musore arakaye umuntu wese bavuganye atajya amubwira neza. Barakwereka muri ako kanya umusore sasa yahise afata telefone, numbaze ngo ninde umuhamagaye. Gusa nanone umusore abanza yigira neza, ariko hano manager Fanga aravuze yuko umuntu wese umuhamagaye ngo ibyo amushaka bitaraza gukunda. Ariko hano sasa umusore yatangiye kuvuga yisetsa, numbaze ngo ninde umuhamagaye yarakaye gutya, agatangira kuvuga yisetsa. Wamuhamagaye none aheramuwaje ati none se ejo mu gitondo uri free cyangwa se ejo mu gitondo ufite umwanya? Ndetse umusore avuga ati erega madamu, ni wowe boss wanjye, ngira ngo boss murabizi. Ati ndetse nka boss wanjye niki cyatuma muburira umwanya? Ati rwose ejo mu gitondo umwanya ndawufite. Umusore hano sasa assistant we cyangwa se manager wa company ye yaramwumvise ari kwigira ikigoryi, yumva yamuseka ndetse ahita amureba ikijisho nko kumubaza ati nkawe uraseka iki? Ati rero rwose niba ufite umwanya ejo mu gitondo, ati njyewe nawe tugomba kuba twajyana kureba mama wanjye. Umusore avuga ati ibyo bimeze sawa. Ati rwose niba ushaka yuko njya guhura na mama wawe, ati ntacyo bitwaye rwose turi buze kugenda. Ndetse umusore hano yari yarakaye, ariko urebye uburyo arimo kuvuga aseka, nago ibyamutwaye kuri ya mukobwa ngo ni Jenny bisa nkaho bitakiri uguhunga Dizi gusa, ahubwo bisa nkaho byarangiye hajemo urukundo. Ati rero rwose uyu munsi nutahe mu rugo ukererewe. Ati ndetse nkwiye kuba naguhitiramo uburyo uri buze kujya kwa mama wanjye usa, nago nyeneye yuko ujya kunsebya ku cyaro kiwacu. Ati nkwiye kuba nagushakira ndetse n'ibyo uza kwambara kugira ngo ubone imyambaro utwara kwa mama wanjye, wibuke umuhamagaye ngo ni boss we. Ndetse umusore hano sasa yahise afata telefone arifotora, numbaze ngo ifoto ari kwifotora ni yiki? Ariko ubanza ashaka kuyoherereza umukobwa, kumbe kwireba gutya ari kwireba ngo ejo arajya kwa nyirabukwe. Barakwereka sasa hano umukozi yatangiye kumwitegereza. Umusore amubaza ati ariko we ko mbona ushaka kunseka, uri kubona nsekeje? Ni iki gisekeje? Ati oya rwose boss, njyewe ntabwo nashatse kuguseka, ndetse nta n'ikibazo na kimwe ufite. Ati rwose ntacyo bintwaye. Umusore hano sasa yabaye nk'ikibwa, kuva bamubwiye ngo baramutwara, ngo Jenny aramutwara kwa mama we ajye kumumwereka. Ati ndetse ni ngombwa yuko bahura akamushakira ibyo yambara.
ndetse umusore hano yatangiye kubwira manager Fanga ati rwose ndagira ngo unshakire impano zidasanzwe ejo kubera ko hari umuntu udasanzwe ndi buze kujya guhura nawe. Ati rero ndagira ngo rwose unegurire impano zidasanzwe, ati rwose ejo ndaza kujya guhura na mabukwe. Wumve umusore. Manager Fanga avuga ati nta kibazo rwose ibyo ngibyo ndibuze kubikora kandi ndabikorera ku gihe. Umusore avuga ati rero mvira mu nzira nirukange mfite kuba nakitegura, ati ni byinshi byo gukora. Barakwereka sasa uyu nguyu nawe yafashe telefone arangije nawe atangira kwireba avuga ati se boss wanjye kandi niba arimo kwireba ati ko numva ari ikintu gishobora kuba kidasanzwe, ejo ndajya guhura na mabukwe, ati reka ndebe isura yanjye. Umusore hano ari kumwigana ibyo boss we yakoraga avuga ati kabisa ibi bintu ntabwo bibereye umuntu w'umugabo kwireba muri miruhare rwose, ati ntabwo ari iby'abagabo. Ati ejo ndajya kwireba, ejo ndajya guhura n'umuntu udasanzwe, ati rwose ejo ndetse unegurire impano. Umusore hano yasigaye amuseka avuga ati ariko ubu boss wanjye namaze gusara, ati urabona ibintu yarambereye mura. Umusore uraha nawe ariko yaramwanduje avuga ati ariko rero niba ariko bimeze nanjye reka ndebe uburyo nsa naza kuba namusebya agiye guhura na nyirabukwe. Kumbe barakwereka ibyacu ntibyatinze, umukobwa yari yamubwiye ko ngo aza kumutwara ahantu akaba yamugurira imyenda cyangwa se imyambaro aza gutwara kwa nyirabukwe kugira ngo rwose atazaseba ejo ku cyaro. Barakwereka umukobwa feri ya mbere hano yaje gushaka imyenda agurira uriya musore. Wibuka Jenimu ahangaha azi yuko uriya mushiriwe cyangwa se azi yuko Mr Janga n'akazi na kamwe agira akora, ndetse azi yuko atangiye gukora ubu amukorera nka assistant. Ikindi azi yuko amafaranga yonyine yinjiza ariya amafaranga uyu mukobwa 5,000 ahereza uriya musore buri kwezi. Ndetse umukobwa uri ahangaha nawe yagiye ngo azi ko agiye kureba umusore azajya yishyura kugira ngo abeshye mama we yuko yashyingiranywe cyangwa se afite umugabo, ariko ngira ngo byarangiye umusore abonye atari we yari yiteze, cyane yuko atari we banagombaga guhura. Yihuriye n'umusore mwiza ngira ngo nawe ubwo bahuraga yahise avuga ati mbega. Barakwereka muri ako kanya umukobwa hano yatangiye kwitegereza avuga ati se utu twenda ubu itani Janga twamuberara, atari ko ndakeka atari utuguto. Kumbe umwe mu bakozi baraha yaramurebye azunguza umutwe ndetse yaje hano amusanga. Umukobwa ari kugenda yitegereza mu myenda yose iri ahangaha ngo ndetse yaje gushakira umugabo we imyenda ari buze kwambara ubwo baraba bagiye iwabo. Ndetse wibuka mama w'uyu mukobwa yari amumereye nabi cyane. Barakwereka kumbe uwaje ahangaha bisa nkaho azi uyu mukobwa. Ati se Jenimu, ati rwose ndabona ari wowe uje guhahira hano, ati se kandi noneho bimeze bite? Ariko nanone avugana ijinyori. Ati ati kumbe umurumumeti cyangwa se umukobwa yararaga mu cyumba kimwe n'uriya Dizi. Ati rwose cyane yuko mwese muri na bamwe. Waje hanga yaje asa nk'ushaka kumubwira nabi. Ati rwose ntugire ibibazo, ntugire ikibazo, ngewe nta bibazo ndibuze kuguteza, ndetse ibyawe na Dizi ngewe ntaho muriye nabyo. Ati se uracyatekereza yuko rwose imyenda nk'iyi ngiyi ishobora kuba rwose ari iy'abantu nkamwe? Ati wa mukobwa wibeshye, ntago ari iri soko nkeka ko wari guhahiramo. Ati kubera yuko iyo myenda uri kureba irahenze, ikiruta ni uko wajya mu yandi mashopu. Urahari ashaka kumusebya amwumvisha yuko ngo akennye. Uyu mukobwa uri ahangaha ngo yararanaga mu cyumba kimwe n'uriya ngo ni Dizi, ngira ngo ibintu byo mu makaminuza namwe murabizi. Barakwereka umukobwa yari yitegereje avuga ati none se wowe ushatse kumbwira yuko iyi shopu ari iyawe cyangwa nawe uri umukozi? Ati reka nizere yuko rwose hano nta kintu ujya ubiba. Nawe atangira kuba yamujomba umunwa. Ati wagakobwa ntugerageze kuntera umwaku, uwo ni umushuti wa Dizi sasa ahuye nande, ahuye na Jenimu. Kandi birango bajya bavuga ngo inshuti y'inshuti yawe nayo ni inshuti yawe, ndetse umwanzi w'inshuti yawe nawe ni umwanzi wawe. Uraha sasa we noneho ngo yararanaga mu cyumba kimwe na Dizi, kandi ngira ngo murabizi yuko Dizi atajya yumvikana na Jenimu. Umukobwa urahangaha akomeza gusebya Jenimu avuga ati rwose sinatekerezaga yuko uburaya bwaje kugukiza wa gakobwa we, ubundi byaje kugendekera bite ko numvaga nk'iki gihe wari kuba warapfuye?
ati rwose twakomeje gutekereza yuko bari abasore bose bigaga mu mashuri yo hejuru bagukundaga, ati ariko burya nta nubwo ari uko bagukundaga, ati ndetse iyo bitaza kuba ubufasha bwa Dizzy nta nubwo wakabaye ugeze ahangaha wagakobwa we, ati none uratinyuka kumuvuga nabi. ndetse barakwereka uraha yari agiye gukubita Jenimu urushyi, Jenimu aramufata nawe aba yirwanyeho aramubanza. Jenimu avuga ati rwose nutinyuke ndetse nugerageze ntugire ngo ngewe ndi ka gakobwa ko muri kaminuza. Ubanza Jenimu muri kaminuza yari agafu k'imvugo rimwe buri wese yarabashaga kumwisukira. Ati ndetse nutekereze yuko rwose nyiri wa mukobwa uzi wa kera. Barakwereka sasa umukozi ukora ahangaha aho Jenimu yaraje guhahira yatangiye kuba yafunga ingumi. Ati rwose ushobora kuba ugitekereza yuko ngewe nyiri ka gakobwa, ati ariko nanone nungerageza uri buze kubona yuko iminsi yatambutse ndetse ibihe byahindutse, ati uri buze kubona yuko nakiri agafu k'imvugo rimwe. Barakwereka urahangaha ko mbe yabonye Jenimu urahangaha asigaye afite amakare, ahita ahamagara abasekirite ati sekirite, ati rwose aka gakobwa kari ahangaha muze mugafate mugasohore kareke guteza ibibazo ahangaha, n'ubundi birasa nkaho kataje kuduhahira ahubwo kaje gutesha umutwe. Barakwereka sasa umukobwa baraje ngo bamufate, hano ubundi baba bagomba kuguterura bakakujugunya nabi. Barakwereka muri ako kanya kumbe umusore nawe yahise ahinguka ahangaha. Numbaze ngo yahageze ate cyangwa se yamenye ate aho Jenimu yaje guhahira. Ndetse umusore hano yahingutse avuga ati mwe muri bandi mutinyuka rwose guca uruziga ku mugore wanjye urebe. Barakwereka umusore yahise aza ahangaha, bose barangije bava mu nzira. Ndetse arangije abaza umukobwa ati none se umeze neza? Umukobwa azunguza umutwe bivuze ngo nago ameze neza. Ndetse n'umukozi urimo ahangaha ngo w'inshuti ya Dizzy yasaga nkaho ari kumufasha avuga ati se ubundi uyu nguyu ninde? Ati reka nizere yuko rwose atari umwe mu bakiriya bawe bajya baguhaha Jenimu. Ati wa mukobwa rwose ndabona usigaye ugurwa n'abasore beza, ati ugombe kuba wariyongereye mu gaciro. Urahangaha kumbe barakwereka undi mukozi mugenzi we waje amushyiramo urushyi, ndetse uje ahangaha akamutera urushyi ni manager we. Avuga ati manager uri kumuriki? Ati niko wakigoryi. Ati ninde ukubwira ngo utinyuke kubwira nabi boss wacu? Barakwereka kumbe umusore ni nawe nyiri iyi shop yahise acira isiri manager, ndetse umumanager uranga ahita atangira kuyobya uburari yaravuze yuko ari boss wabo. Urahita bihindura avuga ati abakiriya bacu, ati bose uba ugomba kubafata kimwe, ati ndetse gira vuba usabe abakiriya imbabazi. Ati ariko kari agakobwa ureba hariya ntago wakakise agakiriya, n'ubundi kari kaje hano kaje kunesha umutwe, ati ndetse ntago ari nge witwaye nabi. Undi avuga ati ati rwose bigaragara yuko rwose abakozi bo muri iyi store yacu tutabasha kubagenzura nk'uko bikwiriye, ati ndetse mutubabarire nsabye imbabazi kuho uyu mukozi wanjye yitwaye nabi, ariko twumvise yuko iyi kampani ari y'uyu musore. Ati ndetse rwose kubw'icyubahiro cy'abakiriya, ati uyu mukozi guhera aka kanya turamwirukanye, turi buze kwishakira undi mukozi. Ariko umumanager urahangaha yaraje avuga ngo wowe uratinyuka kubwira boss gutyo, bivuze ngo uyu musore nawe iyi shop nayo uyu mukobwa ngo ni Jenimu yari yaje guhahiramo niyi. Ndetse barakwereka urahangaha yahise yegera imbere avuga ati rwose mutwihanganire, ati ndetse mwembi babiri mutwihanganire kubw'ikibazo kibereye ahangaha. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise avuga ati reka rwose twizere yuko ibintu nka biriya bitazongera, ati ndetse ndagira ngo iriya myenda iri hariya uyituzanire. Urahangaha avuga ati nimugire ikibazo rwose, ati mwembi babiri mwaba mwice ndetse ibyo mushaka byose muri buze kodaringa tubibazanire ahangaha. Umukobwa avuga ati mbega ukuntu manager wahangaha ari umwana mwiza, icyo atazi nuko ari kubaha boss we. Ati sinatekerezaga yuko hano hantu umukiriya bamufata nk'umwami. Ati wowe biriya urabibonyera? Ati ndetse umukozi ahise anamwirukana. Ati kubera iki ari kuba umuntu mwiza kuri twebwe? Ni ukubera iki arimo kutwitwaraho neza n'iki kidasanzwe? Umusore avuga ati nanjye simbizi. Ati wasanga rwose buriya hano aribwo buryo batangamo keya zabo ku bakiriya. Ati cyangwa se nanone ukaba usanga uriya mukozi yari asanzwe afite gahunda yo kuba yamwirukana. Jenimu avuga ati ubanza n'akantu ko kuvuga ngo gute witwara gutyo kuri boss wacu Jenimu atigeze akumva. Ndetse Jenimu yarajemo hano aje guhahira uyu musore imyambaro, none sasa umusore niwe watangiye kuba yamutumirizaho ibyo yambara.
abwira umukobwa uri ahangaha ati ndagira ngo ushyiremo akangaka ugerageze, ati ndakeka rwose kaba keza kuri wowe, ati gashobora kuba kakugaragaraho neza, ati kagerageze urebe. Umukobwa wari uje ahangaha ngo aje guhahira umugabo we atazamusebya ubwo azaba agiye kumwerekana iwabo, umusore niwe watangiye sasa kuba yamuhahira. Icyo uyu mukobwa ataramenya, umusore yita yuko yaguze ngo azajya amwihembera 5 cyo ku kwezi, ahubwo umusore uri ahangaha yamugurana n'utwiwabo twose. Ndetse bari kwereka umukobwa ahangaha imashini y'inyuma ku ikanzu yari yamunaniye kuyifungira, atangira kubaza ati manager waba ukiri aho ngaho ngo uze umfungire imashini ko byancanzira. Kumbe umusore niwe wari uri aho ngaho yahise yinjira. Wibuka yuko aba bombi ntibajya barara mu cyumba kimwe nubwo baba mu rugo rumwe. Barakwereka umusore yumvaga nta kintu bitwaye, ahita yinjira ngo amufungire imashini. Turi sasa ngo umukobwa arikanga avuga ati none se gute wowe kandi winjiye ahangaha? Ati nari magaye manager. Umusore avuga ati ariko manager nawe wari uri hano? Ati numvaga rwose ntacyo bitwaye ndamutse nje akaba ari njye ugufungira iyo mashini. Umukobwa avuga ati ubu se nkwizerera, umve wibuke nk'aba ngaba rwose kumureba mu mugongo ngo aramufungira imashini yumva yuko ari nkaho yaba amubonye ubwambure bwose. Barakwereka bivuze ngo imashini agomba kuyimufungira ariko nanone atamubonye mu mugongo. Barakwereka sasa umusore yaramubwiye atarega ntugire ikibazo, ati ndibuze kuba umwana mwiza. Umusore hano yatangiye kumufungira imashini ariko nanone anamufashe mu mugongo. Wibuke uyu mukobwa iyo yegereye uyu musore uko bigenda ahita atangira kuba yashaka kumusoma. Ndetse umusore hano imashini yarayifunze irangije ifata imisatsi. Umusore amubwira atari gahumura, ati rwose ndibuze kuyifunga neza ntago ibyo ngibyo biri bwongere kuba. Ariko nanone uko umukobwa uri ahangaha yegera umusore, wibuke buri gihe iyo amwegereye habura gato ngo amusome. Umukobwa sasa yatangiye kwitegereza iminwa y'umusore. Ntumbaze ubwo ibiri kubera ahangaha abakobwa nibo babizi, nibo babisobanura. Umukobwa rwose akomeza yibwira mu mutima avuga ati ariko se ni ibiki Jenimo urimo gutekereza? Ati rwose reka nizere yuko ubwonko bwawe butagiye kugushuka ugakora ikintu cy'ubugoryi hano. Umukobwa arimo kwifata ngo ataza kwikanga nanone yashatse gusoma uyu musore. Wibuke yuko bimaze kumubaho inshuro nyinshi cyane. Ndetse umusore hano yasoje kuba yamufungira imashini akuramo n'imisatsi ye. Umusore hano mu guhindukira yasanze umukobwa amaso ye yenda kugwamo imbere. Umusore arangije aramwitegereza, gusa nanone umusore agasekamo arabibona yuko agakobwa kamupfiriye. Arangije amubaza ati madamu, wibuke amwita madamu mu buryo bwo kumwubaha, nyine aba yamwise nka bosi we. Ati madamu none se uri kubona nsa neza kuruta umwenda wambaye? Ati cyangwa umwenda wambaye niwo usa neza. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise agarura ubwenge, arangije arikanga ahita asunika umusore. Umusore nawe agwa kure manager. Manager yari yagiye kuzana icyayi gishyushye ngo abiteho nk'abakiriya. Manager icyayi cyose yahise agisuka mu mugongo w'umusore. Dore sasa ngo aramena icyayi gishyushye kuri bosi we, ariko we nta ruhare yabigizemo. Ahubwo sasa uyu mukobwa ngo ni Jenimo niwe wikanze, yasaga nk'uwarubye uyu musore ubwenge bwe bwagiye. Arangije ahita amusunika. Ndetse barakwereka umukobwa yahise asohoka avuga ati mana yanjye, ati noneho kandi ibi ni ibiki nkoze? Umusore nawe ari kuvuza induru, icyayi cyamutwitse mu mugongo. Ndetse umukobwa hano yahise aza atangira kumwitaho, wirengagije ibyo kuba babana mu byumba bibiri bitandukanye. Ntiwibagirwe yuko umwe ari umugabo wundi ndetse undi akaba umugore wundi. Barakwereka sasa ahangaha manager yahise avuga ati nanjye reka nirukanke, ati rwose muzanire umuti ashyireho hakiri kare, ati bitaza kuba byaba bibi cyane. Barakwereka umusore ahangaha umukobwa yahise amukuramo ishati. Wibuke aba bombi ntago bajya babana mu cyumba kimwe nubwo babana nk'umugabo n'umugore. Ndetse umukobwa yaraje areba mu mugongo asanga umusore icyayi cyamubabuye koko. Gusa nanone uko umukobwa yitegereza aho icyayi cyababuye uyu musore akomeza amuhuhiraho amubaza ati se birababaza? Rimwe na rimwe rero abantu bari mu rukundo cyangwa se abantu bakundana usanga bameze nk'abana. Umusore avuga ati yewe, ati ntago wabyumva, ati ariko nanone nukomeza kumuhiraho gutyo, ati ntago biri buze gukomeza kundya pe, ati komeza muri ubwo buryo.
Umukobwa nanone hano akomeza amuhuhira ko ariko numvaze ngo ibintu nk'ibi ngibi ku musore hari icyo byahindura ku buryo yiyumvaga. Ariko umukobwa uko yitegereza ahantu umusore yahiye, ariko anaboneraho kwitegereza umusore ahantu hose hejuru nanone atambaye, barakwereka muri ako kanya umusore yahise amuhindukiza. Numvaze ngo sasa arimo kumujyanayo, barakwereka yahise amwegeka aho ngaho ku ruhande. Umukobwa nawe arikanga avuga ati se kandi ibi ni ibiki? Umusore avuga ati mugore wanjye. Umukobwa hano yatunguwe, arabona umusore uri aha ngaha ameze nk'uwaruzwe. Ati se ko umuhamagara umugore wanjye ukikanga, ntabwo uri umugore wanjye, nta nubwo ugiye kunjyana kunyerekana iwanyu? Umukobwa amubaza ati ariko se ibyo ni ibiki urimo kugerageza gukora? Ati rwose ndekura, ati ndakwinginze jya kure yanjye. Barakwereka uko umukobwa yagashatse kumufata ngo amusunike amwikureho. Umusore nawe arabyanga amubwira ati urabizi yuko njye nawe twashyingiranwe, ati kandi mfite n'icyemezo kibyemeza. Ati ubwo bishatse kuvuga ngo rero icyo nagukorera cyose ndabyemerewe. Umukobwa avuga ati rwose nukomeza gukora ibi ngibi, ati ndibuze kugira umuntu mpamagara. Barakwereka muri ako kanya kumbe manager ahangaha yaje azanye indi myenda, avuga ati rwose Miss Mu, ati ahangaha nari mbonye indi myenda umugabo wawe ashobora kuba yambara, ati rwose ndakeka ntacyo itwaye. Ariko nanone uyu mukobwa arabizi yuko uyu ari boss we, ndetse yabonye yuko bari bagiye gusomana, ari kubavugisha areba ku ruhande. Ndetse ahangaha Jenny Mu nawe yaratomboye avuga ati Imana ishimwe ubwo bakuzaniye imyenda yawe, ati irukanka ujye aho ngaho ujye kwambara, ati sinkeneye yuko ukomeza kunesha umutwe. Umukobwa hano nawe yari yafunze umwuka yihagazeho, arabizi yuko uyu musore amukunda byo gupfa. Dore sasa ngo umusore hano arasubirana ya sura ye yo kuba umubosi, cyane yuko uyu umuzaniye iyi myenda abizi yuko ari bosi we, bivuze ngo azi imyenda asanzwe yambara, azi n'ibibera uyu musore nyine nka bosi we, aramubona buri munsi ndetse abona ibyo ahora yambaye. Ariko nanone iyo uyu mukobwa ari kumwe na Jenny Mu aba yahinduye imyambaro. Dore sasa ngo na Jenny Mu aramubona umusore yambaye amakoti, agahita abona umusore abaye undi muntu. Jenny Mu avuga ati ariko uburyo uyu musore ari kugaragara mu makoti, ati rwose ubu buryo agaragara numbaze ngo birasa nka hehe? Ati witegereje amaguru ye maremare wumve ibyo byose ni Jenny Mu uri kubivuga. Ati ndetse ukitegereza uburyo aberewe n'iyi myenda yambaye ahangaha, numbaze ngo sasa Jenny Mu aravuga ko ajya kumera nkande. Ati rwose ukitegereza umugongo w'uyu musore, ukitegereza nk'ukuntu atambuka, ati mu by'ukuri ndetse ataragira icyo avuga manager hano yahise amuderanje avuga ati cyane koko ibyo uri kuvuga nibyo, ati ibyo yambaye hariya ndakeka bimubereye, ati nibyo byiza kuri we. Ati ndetse rwose niba wari ufite gahunda yo kuba wamuhahira, ati ibi yambaye nibyo byiza nibyo mwatwara. Umukobwa avuga ati ariko nanone, ati sinyeka yuko iyi myambaro ari myiza ko yayitwara ku cyaro cy'iwacu. Ariko nanone umukobwa agahita ashima hanze avuga ati imyambaro ni myiza pe nayikunze. Ariko mu mutima umukobwa avuze yuko atakundira umusore ko ayitwara ku cyaro cy'iwabo, ubanza afite ubwoba yuko ahari bamuroga cyangwa se abandi bakobwa bakamumwiba. Barakwereka ahangaha uyu yaravuze ati nta kibazo rwose niba imyambaro wayikunze, ati iyi turi buze kuyibahera ubuntu nk'abakiriya bacu beza. Uyu yashakaga kuvuga yuko nyine hano uyu musore atagomba kwishyura nka bosi, ariko abura uburyo abivugamo, ariko umusore hano agakomeza amucira isiri. Ati nyine Jenny Mu ntabwo wabyumva, ariko uyu munsi ati rwose mwaje ku munsi w'amahirwe, ati uyu munsi rwose na anniversary ya store yacu, ati rero rwose buri mukiriya wese wazagamo hano aje ameze nk'ugiye guhaha, ati ibyo yahitagamo azi ko ari bubyishyure twabimuheraga ubuntu. Jenny Mu avuga ati none nta kintu na kimwe mfite kuba nakishyura amahanga ku byo ndibuze gufata. Ati cyane rwose niko bimeze, icyo atazi nuko hano hari urimo guca amasiri ngo nibaze kubishyuza, n'ubundi ni muri store ye cyangwa se ni mu iduka rye, ariko nagashaka yuko uyu mukobwa abimenya. Barakwereka umukobwa yakomeje kumwitegereza mu myenda yambaye ahangaha, ati rwose iyo myenda uyambaye ntabwo urimo kuba umuntu usanzwe, kandi ngiye mba nkeneye yuko uba umuntu usanzwe. Umusore arangije avuga ati wowe, ati rwose rega n'ubundi gihe w'iyi myenda niyo nari menyereye kwambara mbere, ati nyikora muri Wishing Group banegekaga kwambara imyambaro nk'iyi ngiyi. Ati rero rwose icyo gihe najyaga ngira gutya nkaza kuyihahiramo hano.
ati none se ni nayo mpamvu barimo kuduha bonasi? Ati nkayoberwa, ntabwo bakaduha bonasi tutari abakiriya babo b'imena. Ati bivuze ngo nubwo ari aniveriseri y'iduka ryabo ibingibi bari kubikora ku bakiriya babo gusa. Ati cyane rwose. Ati ndetse nawe niba hari indi uhitamo wahitamo indi myambaro uri buze kwambara ubundi tukagenda. Umukobwa avuga ati oya, ati gutya twambaye ntacyo bitwaye. Barakwereka abo bahise basohoka muri store iraho, ni ukuvuga ngo ibyo bazanye hano ngira ngo ubanza barabitayemo. Bameze nka ba bantu b'iwacu ba mbere, aho umuntu yajyaga kugura imyambaro cyangwa se inkweto izo wari ufite zishaje ukazitwara ku isoko ndetse ukazitayo ugataha wambaye inshya. Barakwereka sasa ahangaha umwe birukanye yakomeje yicaye hanze arimo kuneka. Wibuka ni mushuti wa Dizzy. Nahise abwira Dizzy ati Dizzy, ati Jenny mu ndamubonye asohotse muri mall cyangwa se muri store. Ati ndetse Jenny mu niba wabyumvise neza ibyo nakubwiye, ati rwose niwe utumye nirukanwe. Buko uriya mukobwa ngo yabanaga mu cyumba kimwe n'uyu Dizzy. Ati gute kuko ako gakobwa kakomeza kakanyiruka inyuma bigeze ahangaha. Ati kandi niba amaso yanjye arimo kureba neza, ati ndabona umuntu bari kumwe ameze nka wa mufiance wawe wajya kutwereka ku mafoto. Ati se koko ibyo bintu urabizi neza, urishuwa kuri ibyo? Ati ndagira ngo rwose ugende witegereze neza. Uri kubona umusore bari kumwe ameze nka wa mufiance wanjye najyaga mbereka ku mafoto cyangwa wibeshye? Ati nta buryo bwose fiance wanjye yaba ari aho ngaho kuko njye namwisigiye kuri company. Umukobwa urahavuga ati nyamara njye ibyo ndi kuvuga nibyo ndi kubona. Ati rwose umusore uri kumwe na Jenny mu ndetse akaba ari nawe watumye bisa nkaho banyirukanye. Ati rwose ndabona asa nka wa mufiance wawe wajyaga utwereka ku mafoto. Ati wenda sinzi aho byaba bihuriye, ati ariko ubanza ari fiance wawe, dore sasa ngo Jenny mu hano nako Dizzy arakanura amaso. Avuga ati wa mukobwa we, ibyo uri kumbwira nibyo cyangwa ibyo byose uri kubivuga kubera yuko Jenny mu atumye bakwirukana? Ati yewe Dizzy ntuze kundakarira, ariko ngewe ibyo ndimo kukubwira nibyo ndimo kubonesha amaso yanjye. Ati reka twizere yuko wenda ahari amaso yanjye arimo kumbesha, nkaba narimo amaso yanjye ashobora kuba mbeshya, nkaba narimo kubasha gutandukanya aba bantu bombi. Undi amubwira ati none se ubundi wabegereye ukareba ukareka kuba wambwira ibinyoma? Ati sintekereza yuko rwose Itani yagira ahantu ahurira n'ako gakobwa ngo ni Jenny mu. Icyo atazi nuko babana nk'umugore n'umugabo, ndetse ejo Jenny mu azajya kwerekana uriya musore mu rugo iwabo. Ndetse ahangaho yahise akupa telefone avuga ati ariko se koko bigenda bite ko ari amahirwe mabi akomeza kunkurikirana? Ubwo amahirwe mabi avugana yandi muramwumva ni Jenny mu arimo kuvuga. Ati kano gakobwa ngomba gukora uko nshoboye nkagakora mu buzima bwanjye bikiri kare. Ati kubera yuko ndabona bizarangira kambereye ikintu kibi nigeze nekereza na mbere. Barakwereka Dizzy hano akimara gutekereza ibyo yahise akurayo telefone. Numbaze sasa ngo hano ninde agiye guhamagara nyuma yuko afashe iyo myanzuro. Barakwereka hano yahise ahamagara avuga ati rwose manager Jao. Numbaze ngo manager Jao we ni wahe, kuko uwo dusanzwe tuzi ni manager Fanga uwo muri company y'uyu musore, ariko hano ahamagaye uwitwa ngo ni manager Jao. Ndetse barakwereka umukobwa mu masaha y'ijoro yaje mu cyumba cy'umusore. Umusore uraha rero niba arara asoma ibitabo, niba ari Bibiliya yaragiye kuryama. Barakwereka umukobwa hano yamusanze mu cyumba cye avuga ati rwose nari nkuzaniye umuti ngo ushyire ku kiguma ndetse hamwe bakumenyeho icyayi. Umusore arangije aravuga ati oh, ndetse ahita atangira gufungura amapesi ya robe yari yambaye aho ngaho. Bivuze ngo ashaka yuko uyu mukobwa ari we umusigiraho umuti. Wibuka n'ubundi umukobwa yigeze kumureba, ndetse umusore urahanga akomeza atesha umutwe umukobwa urango ni Jenny mu. Bisa nkaho bombi bakundana ariko bose nanone baba biraza i Nyanza, buri wese avuga ati mariage yacu wananiye ya fake. Barakwereka umusore yahise akuramo ishati yari yambaye ndetse ahita aryama yubamye ngo umukobwa ari we umusigiraho umuti. Umukobwa avuga ati ariko ibyo ntabwo ari byo nari nkubwiye, njye nari nkuzaniye umuti ngo uwisige. Ariko nanone abona umusore nta kintu na kimwe amusubije. Arangije abitekereza avuga ati okay, ati narebe gusa ariko nibyo umuti gusa, ati rwose nta kindi kirengejeho. Barakwereka umukobwa yaje ahangaha. Wibuke aba bombi babana mu nzu yabo ya bonyine, ariko nanone inzu y'uyu mukobwa. Barakwereka umukobwa sasa yatangiye kuba yamusigiraho umuti ahangaha gake gake, ariko nanone umusore
ariko ashinyiriza, ndetse umukobwa akamubaza ati none se birimo kubabaza cyangwa. Gusa nanone uko umukobwa amukozeho, umusore avuga ati birimo kubabaza usibye ko atari cyane, ariko nawe nanone ugerageze uwo muti wonsigireho neza bireke kundya nk'uko mbyumva pe. Ariko nanone buriya uramutse umaye kisi naho umuti twawihorera, ati ngiye nakumva ameze neza. Umukobwa ahita abyumva ibiganiro umusore atangiye kuzana. Umukobwa avuga ati nyumvira kandi ugaruye bya bindi byawe, ati rero niyo mpamvu nari buze kuguma ahangaha muri iki cyumba cyawe, reka mite nanigendera. Umukobwa yararakaye ngo nuko umusore amubwiye ngo aramutse amuhaye kisi, kandi wibuke ngira ngo niba twatangiranye igice cya mbere, ibyo ngibyo ntago ari rimwe gusa byabaye. Barakwereka umukobwa yahise yisubiraho agenda atanamusigiyeho umuti, ariko nanone nyuma aragaruka avuga ati rwose akangaka nakawe ni wowe nakaguriye, numbaze ngo nagaki noneho yamuguriye. Umusore nawe byaramutunguye ati nakwanguriye akangaka se kandi nagaki kubera iki urimo kukamereza. Umukobwa aranje amubwira ati rero nagatayeho amafaranga menshi cyane, ati uze kukitwararika, ati rwose iyo ngiyo ni necklace ariko nanone ikoze muri zahabu cyangwa se nagakofe gakoze muri zahabu, ati rwose nakaguriye mama wanjye, ariko nanone nago nk'umukwe we wajyayo nta kintu na kimwe ufite kandi nago nari naguhemba, ati rero ako nako nakuguriye ngo uze gutwara ni nk'impano uri buze gushyira mama wanjye, ati nibigera mu gihe rwose ugomba kuba waha mama wanjye impano, iyo ngiyo niyo uri buze kumuha. Umusore avuga ati none se ubungubu koko byari ngombwa yuko ungurira impano mereza mama wawe, ati rwose uwo ngiye gusura nago ari mama wawe gusa, ati ahubwo nanjye ku giti cyanjye ni mabukwe, ati ninjye ugombaga kuba nategura impano mushyira ku giti cyanjye, gute wowe kandi waje kubijyamo ngo ukanegurira impano ndi buze kumushyira. Umukobwa avuga ati rwose ibyo ushaka kuvuga ndabyumva, ariko nanone ntabwo ndi buze kubitindaho. Ikindi kandi ugomba kwibuka neza yuko nubwo njyewe nawe twakoze mariage, ariko mariage yacu itanasobanutse, rero nta mafaranga ufite yo kuba waspendinga kuri mama w'umuntu mwakoze mariage nk'iyi ngiyi yacu. Umukobwa avuga ati se koko ibyo bintu uri kuburana urishwa kuri ibyo cyangwa se ubihagazeho yuko mariage yanjye nawe idasobanutse? Umukobwa aravuga ati cyane rwose. Umukobwa akibivuga umusore hano sasa yahise amukurura. Wibuke hano ni mu cyumba cy'uyu musore Mr Janga cyangwa se Itani Janga. Umukobwa arangije sasa dore ngo arikanga, rekaze amufatirane. Ese umukobwa mu kwikanga, umusore uri ahangaha yatangiye kumwegera, umukobwa amwitegereza mu maso. Umusore arangije avuga ati ariko ubundi byagenda bite ndamutse mbaye seriye kuri buri kimwe cyangwa se ndamutse nkubanye seriye? Nibwo yamwegereye sasa agiye kumusoma. Umukobwa nawe arangije avuga ati Itani Janga, ati rwose ibintu nk'ibi ntabwo ari byo nyeneye, ati ugomba kwitwararika ukaba umwana mwiza nkuko byari bisanzwe, ndetse ugomba kumenya yuko utaranakira, ati ukwiye guhangayikira icyo kiguma ufite, reka nigendere kandi ubwo njye mu cyumba cyanjye, ubwo nawe ugire ijoro ryiza. Ariko umusore uri ahangaha aba bibona yuko nuriya mukobwa amukunda, ariko aba yihagazeho arayo aba yigiza. Gusa nubwo ibyo byose biba, wibuke yuko hari dizi uhora ukureyiminga yuko uyu musore ngo ari fiance we ndetse bagomba kuzabana. Hano sasa Jenny mu wihagazeho nawe uko yakaje mu cyumba cye, ijwi ry'uriya musore rikomeza rivuga ati byagenda bite ndamutse nkubanye seriye, ndetse n'uburyo yamurebagamo agiye kumusoma. Umukobwa byamugumye mu matwi bimwima gusinzira, aho arebye hose akumva umusore amubwira ati ariko ubundi byagenda gute ndamutse nkubanye seriye, ati cyangwa se buri kimwe cyose ndamutse nyigize seriye. Ni ukuvuga ngo akaba umugore we biri seriye, kandi kuko akaba umugabo uri seriye akareka kurara mu cyumba cye akaza bakararana, cyangwa se mu kimwe akaba yamufatirana nyine nk'umuntu w'umugabo akihagararaho. Umukobwa sasa dore ngo arabura amahoro, ariko ibyo nabyo nawe arabiterwa n'urukundo akunda uriya musore, ariko akaba akomeza kwihagararaho. Ese ibi byaba ngaba bizakomeza bigende gutya? Noneho se kandi ejo nibajya kureba mama w'uyu mukobwa nawe bari buze kumubwira ukuri cyangwa barakomeza babeshya? Ureke sasa duhuriye noneho ejo mu gice cya gatatu tureba ngo biri buze kugenda bitereba neza ko wakanze subscribe kugira ngo utaza gucikwa. Nge kandi wumvaga nitwa Vazi. Bye bye, ndabakunda cyane.